Ngigera mu Rwanda ikintu cyandangaje ni umuhanda twanyuzemo. Ni umuhanda mwiza cyane, mbese gwari gunyereye yewe. Dore hano bari kuduhereza n'ibindu. Iyo umuntu yahunze igihugu cyangwa atari mu gihugu cye abageranwa n'umuntu upfuye. Nta burenganzira bw'ikintu na kimwe iyo umuntu adafite nationalité ibindi byose biba byapfuye. Mu Rwanda umutekano ni wose. Ibyo bababeshya ngo iyo umuntu atashye baramwica ni ukubeshya, dore ndiho barananyubakiye. Urumva nyine igihe cyatakaye ndikigaruka, ubwo ibyo twatakarije ngiyo nibyo turimo twicuza, ariko gake tumaze muri uru Rwanda turabona ibyiza byarwo kimwe n'imiyoborere muri rusange. Tubaye ikaze mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Abanyarwanda bahoze ari impunzi bakomeje gufata icyemezo cyiza cyo gutahuka. Mu kiganiro cy'uyu munsi turaza kuganira n'abatahutse 271 baturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abenshi bavuga ko bari banabayeho nabi. Umuntu akibaza kuki babayeho nabi mu buhungiro ukanga gutahuka mu gihugu cyawe ari amahoro banagutegeye amaboko. Ikaze mu kiganiro cyacu. Abanyarwanda 271 batahutse tariki 19 ku kwezi kwa kane uyu mwaka wa 2017. Batahutse baturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binjirira ku mupaka munini uhuza u Rwanda na Kongo. Abo ni bamwe mu bakomeje gutahuka nyuma yo kumva amakuru abashishikariza gutaha mu rw'ababyaye. Abatahuka bahuriza ku kuvuga ko baba barabanje kugira ubwoba bwo gutaha mu gihugu cyabo bitewe n'amakuru mabi babwirwaga n'abo babanaga mu buhungiro bafite imigambi mibi. Nyamara abatahutse mbere yabo ngo bakomeje kunyomoza ibyo bihuha nabo babashishikariza gutahuka. Iyo twabaga ihura aho ngaho bajyaga batubwira ngo umuntu yageze mu Rwanda ntabaho, mbese ni ugufata amajwi ye bamara kuyumva bakamwica, nayo bashyira ku radio gusa. Ubwo niko bajyaga batubwira bakatubuza gutaha. Tubonye intambara rero tuzabiranyisha n'umutekano duhora tubona buri munsi duhunga, mfata ingamba yo gutaha kuko nari ndi kubona guhora ndi kwirukanka ntabwo nabishobora. Mpitamo gutaha, ndavuga nanjye ndatashye njye kureba uko babigenza, niba ari ukubaho niba ari ugukira. Tugeze n'ahangaha twabonye batwakiye neza, tubona mbese nta kibazo, badufitiye urukundo n'urugwiro, tubona nta kintu batwimye. Amazi twarayabonye, byo kujya twarabibonye, kuryama ahantu heza turaryama, mbese ibintu nk'ibyo tubibonye twumva dutangaye, tukava sinone ubundi ko bajyaga baduheza mu mashyamba bakatubwira ngo umuntu ugezeho wese baramwica ngo ntabaho. None ubundi ko turi kubona hano hantu hari abantu beza b'abanyarugwiro, twageze nari no mu cyunamo tukajya tujya mu biganiro tukumva ibiganiro hamwe n'abandi, ushaka kubaza akabaza, ushaka kugira icyo yabaza mbese akakibaza bakamusubiza mu mwuka mwiza, tukabona nta kibazo, kabona abantu bari gusabana, bari kugenda mbese bari gukundirana nta kibazo. Turavuga basi buriya twahejejwe inyuma n'amateka. Iyo usanga twabira bimenye ibi byose ntitwari kugumiriza kubuho bagira mu mashyamba, tuba twaragiye tugataha tukagerera rimwe n'abandi, natwe twaba dufite ubuzima bwiza nk'ubw'abandi bafite. Ndemugige zo twari dufite niko abantu batubwiraga ngo ugeze ino rwose bagufata nabi ibiki n'ibiki. Mbo mama yatashe muri 2006 niyo yatashe, nje nzigayeyo mbona wajagaramba magara mwana wanje ngwino kubwo bavugaga ngo y'abagabo bageze ino ngo bahuraga n'ibibazo. Ubwo ndakomeza kwinangira, ariko igihe cyarageze nuko biba ngombwa ko ndaha twisohoreye twagezemo n'amahoro rwose nda kibazo, ndetse n'abari hirya bose ndabasaba ko baza mu Rwanda n'amahoro nda kibazo. Umuyobozi w'inkambi y'agateganyo ya Kijote yerereye mu karere ka Nyabihu yakira abatahuka, aravuga muri make gahunda abatahuka bateganyirizwa mu minsi mike bahamara mbere yuko bajyanwa mu miryango yabo.
uyu munsi twakiriye abanyarwanda batahuka 271 baturutse muri Kongo. Iyo bageze mu Rwanda tubakiriye hano muri inkambi ya Kijote, tukabaganiriza, tukabaha karibu mu Rwanda, tukababwira gahunda zose tubateganyiriza nk'abanyarwanda batahutse, tukababwira imfashanyo tuzabaha bakiri hano mu nkambi mu gihe gito bahamara. Hari imfashanyo zirimo ibiribwa bizabamaza igihe cy'amezi 3, hakabamo n'imfashanyo noneho zizabafasha kwiyubaka, zirimo amafaranga azabafasha mu macumbi yabo. Ikindi tubaha indangamuntu nk'abanyarwanda batahutse, hanyuma tukabaha n'ikarita ya mituweli izabafasha kwivuza nk'abanyarwanda. Ikindi tubafasha bari hano, hari abatahuka bafite indwara barwaye, bene indwara zaniranye cyangwa indwara zisanzwe, turabavura. Hano mu nkambi dufitemo centre de santé, hanyuma abananiwe, abo tunaniwe kuvura hano muri centre de santé yacu, tubakorera transfer mu bitaro by'Igisenyi. Bavamo hano ari abantu bahindutse, kuko hari ibyo baba barabwiwe bakiri muri Kongo, kenshi baba baje biteguye kubibona, kandi byinshi ntabwo biba ari byiza, hanyuma bakabona babonye ibintu byiza, baba barahawe amakuru atari meza. Nk'urugero, hari abababwira ko nibagera mu Rwanda umunsi wa mbere batazaramuka, bakabona barahageze isaha irashize, burije burakeye, umunsi umwe 2 3, bakabona babonye abavandimwe babo, bakabona bahawe ibyangombwa n'ubundi bufasha, bakabona barishimye, bakabona ko naho bagiye mu midugudu yabo, mu mirenge bakomokamo, mu by'ukuri bazabona ibintu byiza. Abatahutse bavuga ko gahunda bateganyirizwa n'ubufasha bahabwa bituma babona ko koko batashye iwabo, aho bakiranwa urugwiro, bagashishikariza n'abasigaye mu buhungiro gutahuka. Nungutse yuko umuntu agomba kuganira na mugenzi we nk'uko bisanzwe. Twasanze leta ari leta y'ubumwe koko, nk'uko tubyumva rimwe na rimwe, nubwo tutakundaga kumva radio, ariko hari igihe twiyibaga tukayumva. Ubwo koko dusanga ni leta y'ubumwe nta kibazo, uko batwakiye nuko twabibonye, tubona ari ibintu byiza. Kandi mu kiganiro bakatwigisha ati ikintu cy'ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Kandi koko bavuze ati mukangurira abana banyu kugira ngo batere kujya baragira ingengabitekerezo za jenoside, bagahagurutsa nk'umuntu kavuga ati twewe ahangaha ku masomo nta watuzanamo umwuka mubi ngo twinjizemo igitekerezo cya jenoside, twinjizemo amacakubiri, nta wadushobora. Bityo rero natwe turavuga tuti kweri abantu bahujije, ntihagire umuntu n'umwe wiyumva yuko fulana ari fulana, kumva ko umuntu ari umuntu, ibintu byajya mu buryo kandi wasanga ari ukuri. Twitegereje n'ukuntu u Rwanda rumeze n'abaturage ukuntu babanye, tubona ni sawa nta kibazo. Cyo nababwira nuko bava mu mashyamba bakaza bagafatanya n'abandi ubuzima bwiza, bakaza nabo bana bakiga, nabo bakamenya ubumenyi nk'ubw'igihugu gifite, nabo bagakurira mu terambere nk'iyabandi, ntibaheranwe n'amateka y'amashyamba ya Kongo, kuko kuba muri Kongo nta nyungu irimo, nukwirirwa wiruka gusa ngiye ngaya amasasu, ngiye ivangura ry'amoko, ariko ahandi ndabona ari amahoro. Twageze hano batwereka ibitanda byo kuryama, ibitanda byiza rwose, baduha ibyo kurya, baduha ingwi, baduha amazi, rwose byose barabidukorera nta kibazo, ibintu ni byiza. Mbo icyo nzakora igihugu canje, kino gihugu cyacu, ndetse ubona icyo nzakora ni ubuhinzi no gucuruza kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere. Ndizihiwe Desire ni umwe mu batahutse mbere. Yavuze ko mu minsi mike amaze mu Rwanda yamaze kwiyubaka abikishije amafaranga yahawe agitahuka. Nje naraje baranyakira, bangorera byose, bambereza n'imfashanyo. Nageze mu rugo ngaba nisanga, ubwo bagerageza gusanga ababyeyi. Sabyo nasanze umubyeyi umwe ari uhari, mama undi ntawe uhari, ari we papa, ariko nta kibazo, byo namusanganye nawe yanyakije ibyo. Naho nanyuriye ubu bambaye irangamuntu, ubu ndi umunyarwanda, bambereza mituweli y'umwaka, bambaye amafaranga ahwanye n'ibihumbi atari munsi y'igihumbi cy'amadolari. Ubufasha bambaye naraje nguramo, naguzemwo akarima, andi asigaye nyaguramo ihene 2 n'indama 2.
ubu ngubu ntumva nta kibazo mfite, akarima nto naburamo imifuka 2 y'ibirayi, ubwo ndumva urufatira aho ngaho nararubonye. Ari ngamuramo wanjye ubingungu umwe bita Sebikari aho ku Isovu, nkumva agomba gutaha agacura bari abana ntibagumye kuba inyuma y'igihugu, akaza akabazana. Ibyo bintu ndabimushishikarije cyane. Mu Rwanda ni amahoro. Ubu ngubu ngange nabivuga ndiziwe, naje nzi yuko mu Rwanda hari igihe ntazaharara kabiri, ariko ubu nta kibazo rwose, naraje baranyakira. Abandi banyarwanda batahutse baravuga uburyo banezerijwe no guhabwa amazu yo guturamo nyuma y'uko batahutse, ariko bikaza kugaragara ko batishoboye batanafite aho kuba. Ndishimye cyane yuko nahawe inzu. Nimbawe inzu nageze ino baranyakira. Muri Kongo batubwira ko umunyarwanda agomba gutahuka bakamwica. Ubwo ndareba tisingiye kuzagwa muri Kongo bitewe nuko mfite ndambindu bigiza biriyo. Abakongomani batwirukangaho, ndavuga ati ngiye iwacu banjishobore ngwe mu gihugu cyacu. Guse mbangiriye neza. Perezida wa Repubulika aragahora ku ngoma, kuko ni umubyeyi rwose pe. Na n'ubu Rwanda rwari rufite umwizima, njanje u Rwanda rufite umuco. U Rwanda rwari rufite umwanda, njanje u Rwanda rwarasukuwe. Perezida renda nda kintu namwunganya nawe uretse Imana y'u Rwanda. Ko twari twahawe ubufasha, ibirayi byo guhinga, ibyuma byo gutera umuti, ifumbire, abana bari kubigisha imashini, abazi kudoda batoya, abandi bashigiye muri primaire kwiga. Nuko noneho ubwo dushima ibyo ubuzima batugejejeho, baduhaye n'amasuka 2. Ibyishimo mfite nuko ngiye kubaho, ubwo narindi mu bwigunge, ariko ibyishimo mfite nuko ngiye kubaho no gufasha, kubera bampaye imbuto y'ibirayi, nkaba nkiyihinga, nkaba mfite icyuma cy'umuti, nanjye no gukoresha gano maboko, nkakomeza nkareba baduhaye n'intama n'agafumbire. Ubwo urukumva yuko nyine ubuzima bukomeze kuba bwiza cyane. Mfite naho ntaha, nuko dushimira Perezida wa Repubulika uti no mu mpeshi ni 100%. Minisitiri ufite mu nshingano zo gucyura impunzi no gusubiza mu buzima busanzwe abatahutse, aravuga ko kuva hashyirwaho gahunda yo gukora statut y'ubuhunzi rusange ku mpunzi z'Abanyarwanda, hanarebwa gahunda zishoboka zabafasha kwiyubaka batahutse, dore ko abenshi batahuka batishoboye bagasanga iterambere ryarabasize. Kuva twatangira gahunda yo kugira ngo ubuhunzi bucike mu gihugu cyacu, cyane cyane kuva muri 2009, aho abahunze kuva muri 59 kugeza muri 98 ubuhunzi bwabo bwashyizweho akadomo, bikaba bizashyirwaho akadomo neza bwa nyuma ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 2017. Ariko nubwo bikorwa gutyo, hakaba hari inshingano dufite yo kugira ngo umunyarwanda utahutse abeho nk'abandi banyarwanda, anagenerwe n'ibikorwa bituma ashobora gutera intambwe ituma ajya aho abandi bageze, agatera intambwe nk'iy'abandi. Muri urwo rwego rero tuzirikana byinshi, tuzirikana ko bakeneye kubona za mutuelle de santé, tukazirikana ko bakeneye gufashwa ku biribwa, ko bakeneye kujya mu mashuri, ko bakeneye gusubirana imitungo yabo, ko bakeneye kubona amatungo, ko bakeneye kubona imbuto z'indobanure, nuko bashobora guhinga bagasarura. Ariko cyane cyane hari abatishoboye ku buryo bunagaragarira bagenzi babo, batoranwa na bagenzi babo bafatanyijwe n'akarere n'aho batuye n'abakozi ba Midimari, noneho bakagenerwa amazu yo guturamo yubatse, binjira bahabwa imfunguzo bakinjira mu nzu. Rero hano twatashye amazu 9 agenewe imiryango itishoboye yatoranyijwe na bagenzi babo kugira ngo ihabwe ano mazu. Tubibutse ko tariki ntarengwa yo gukuraho statut y'ubuhunzi rusange ku mpunzi z'Abanyarwanda ari tariki 31 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2017. Abakiri impunzi bagashishikarizwa gufata icyemezo hagati yo gutahuka mu rwababyaye cyangwa se kuguma mu bihugu by'abacumbikiye kuba hafite imirimo cyangwa imibereho myiza, ariko bakahaba batitwa impunzi.
turabashimiye mwabanye natwe mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Mwiboneye ko abanyarwanda bahoze ari impunzi bamaze kumva amakuru y'uko u Rwanda ari rwiza, abenshi bakanabibwirwa n'abagenzi babo batahutse mbere, ubu bakaba barafashe icyemezo cyo gutahuka. Abakiri impunzi rero bakomeje kwibutswa ko tariki 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2017 sitati y'ubuhunzi rusange ku mpunzi z'abanyarwanda izaba yavuyeho. Bakaba bafite amahitamo hagati yo gutahuka ku bushake cyangwa se gusaba ibyangombwa bakaguma mu bihugu batuyemo, ariko nta numwe witwa impunzi. Ku bindi bisobanuro mwahamagara nimero itishyurwa ya Midimar 170. Nawe mu kiganiro cy'ubutaha tubifurije ibihe byiza.